bimeze bite si munsi ntago turya nta mwicariye ntago uzi ko amafaranga yabuze ese ko amafaranga yabuze ubu nafashe icyemezo ko kumanywa tutazajya turya kubera turi mu masengesho ari hanze ahangaha hase de mayu nawe ne kare ubuze tuzatwirirwa ahangaha niturye nese turi mu masengesho ariko wowe nawe ujye utanga iposho rero ese umuceri mba naguza ntuburi hariya umuceri sabana bazajya barya umuceri gusa namwe nyine mujye mucishamo mu muhahe n'imboga nta kibazo gaho rero genda ucane gazo uteke utwaye sinahiriwe se ndabiteka naribi mbuye no guteka so kumbe no ubundi kutashye kare na amafaranga yarabuze nukurirwa twicaye mu mujyi turagiye inkwavu ngo twagiye gucuruza nanjye nuko niko kazi bimeze nukuri pe ngenda narambirwa nkisohokera nkigendera wa muntu nibibazo nukurirwa twicaye ngo turindire abakiriya nabo nabo amafaranga yarabuze amafaranga baga mu Rwanda niba yaragiye muri Amerika ngiye byaranyobeye ahubwo se turagiye umunsi ni navuze ko turi burya inyama ziseye n'amakaroni bizo urabikunda nyine ntubizi ko ari ibiryo byanjye naje mbiteke nyine bako se hari ibintu maze iminsi nibazaho biki se kandi ura muhungu wawe ura mugore we ko batabyara Karame wanaye mu nzu kizira hano nase sheri subizi ko no muri weekend akazi kakomeza se habe no kuza ngo tunicarane muri sala ya umuntu aba arimo kuruhukamo fata kantu kagapoza kenza intebe twicare tuganire hari ibintu nshaka ko tuvuga yes sina ndabanza usome kana kantu nyine koza script hanjye ega ndagukunda no kutabibona so nanjye ndagukunda kandi cyane urankunda yego ese shire Karame nk'ubu uri kubibona twageze ku bintu byinshi bishoboka nta na kimwe tudafite ako sona nta kintu turi kubura muri uru rugo none niki tubura sa script hanjye uri kubona ibintu byose byuzuye Imana kari itanga urubyaro uzi ko umwaka n'amezi burasi amezi ntagiye kuba 3 umwaka n'amezi 3 agiye kuba 3 nta niyavuyemo ese igihe dutegereze turebe Imana nyine kare kanyeraza kujya mbabaza impamvu da Imana se ko ari itanga urubyaro dutegereje saha suwe nta nubwo ukeneye akuzukuru none se ubona ntakeneye akuzukuru mwese nyine kuki utajya kubabaza impamvu ngiye nzajya kubabaza impamvu ngiye batabyara yego mana uzi ko umwaka n'amezi 3 byihiritse amezi 3 byo bigiye kugera umwaka n'amezi 3 ubwo se nyine natekereza ni gute umuntu ashyingirwa akamara umwaka n'amezi 3 atarabyara ikibazo cyangwa ni karakagore ke katabyara ni ikibazo ariko rero ariko mana we ugomba ahuguze kuza tujyaneyo cyukuze tujyana tubabaza impamvu batabyara ndakuza ubushinzi bwawe ugiye guteragura abana hejuru ndagenda nitonze uyu munsi ntago ndi bubinshinze we tuze kuza tujyane hanyuma tubaze impamvu batabyara so ngaho mbwira ikibura sheri wanjye ko mbona uri gutekereza bigiye kure se wabaye iki bambwiye ngo twabuze iki gisambu icemo kizarangiza ibintu byose sheri yego ndabibona ko ufite ikibazo ariko uwo murakizakemuka Imana nibigena nawe urabizi se nkubaze uno umuryango wuzuye sheri ndabizi ko umuryango utuzuye ariko twizere Imana koko ubu turi umuryango wuzuye ese icyo umuryango ubusaba ntago kizi ndakibuka sheri wanjye ubu umuryango uravuga ngo nararumbye nta kintu umaze sheri yego ndabizi ko hari ikibura ariko humura sheri Imana niyigena
umwana tuzamubona ndabyizeye sibyo. iki gisambu baje kwicaramo se n'uwo mwana azaturuka habe no kuza mu nzu uraza ukigira muri ibyo bita. Nawe urabizi ko mukunda cyane kandi nta kundi byagenda. Twaragerageje urabizi byaranze. Dutegereje gushaka kw'Imana kandi bizakunda sibyo. Sanze ariko akagore yagoko. Umuhungu wanjye ni muzima. Ni muzima basanga nawe atadema basanga inkoko itabika. Oya, umuhungu wanjye ni muzima n'ingenda. Basanga ari utabyara. Ahubwo kari agakobwa basanga kavuka mu bwoko butabyara. Yego mani. Ngenda shaka kuzajyayo nkababaza niba koko badakeneye umwana. Ese burabo nta n'isoni bagira. Ndakuza ubushinzi bwawe. Abuye bushinzi sinzabugabanya uzaza tujyane nyine ndebe turebe impamvu bo batabyara. Cyangwa umuhungu wawe ni Kademara. Wasanga isati itabika. Yego mani. Nimba by'iki gihe ntiwabimenya. Oya karahagarara. Yego ariko ngenda nze kuba ngiye kujya kubabaza impamvu da. Ninjye namwiyogereje ariko rero ni ikibazo rero. Numva tuzigangayikishije tekerezaho nubwo ujya ubona ncecetse nkihanga. Nisiko numva ndi kubivuga nkumva nta nubwo bigufasheho ngo Imana ngizabahangi. None se Erega Imana ifasha uwifashije. Imana irakubwira ngo ufite ikimpereho. Hajya Imana igira iti nifashe wifashije. Yego ndabizi ariko squid heart. Ntabwo ari twe twigenera, Imana ni igena. Bebe rega ndagukunda kandi cyane sibyo wikiheba turi kumwe sibyo. I love you so much baby sibyo kandi humura sibyo. Undi buri kunyumva uzajya ugira muri ibyo. Ariko sheri uramfite. Ndagufite ariko hari icyo tudafite gikenewe ese ntabwo ubibona. Sheri ndabibona ariko urabizi ntabwo ari twe twigenera, Imana ni ibigena sibyo. Kandi ndabizi ko umunsi umwe bizacamo. Sawa ndaje. None se mbanze nkubaza. Nibura muhungu cyangwa umuhungu wawe ntabwo. Umuhungu wanjye ntago ademarama. Umuhungu wanjye nawe bura ndi kumwibazaho ariko wasanga ari utabyara se. Wasanga kari agakobwa arako wasanga ari bwoko butabyara. Wasanga ari rashya naryo ritabyara ahubwo uze kuza tujyana nongeye nibariza impamvu. Umva rero Sanze. Uri kunyumva? Ndakumva. Sanze ari karaka kuri katabyara. Ubwite ntumuragasiha. Igafuma igasohoka ikagenda. Sindiyo? Reka ibyo byibagirwa ahubwo wowe bipanga yabe ejo yaba mu gitondo yangendi ready. Sanze ari karakagure katabyara. Wabure ibintu byagakorera. Cyonze cy'umwana wanjye arabyara. Ninjye namwiyuhagiriye ndamuzi. Sanze karakagure katabyara. Wabure bakanyara kwishakira ibyo nirira dore burakeye. Anje kobwa ari hera. Anje Karame uri mu biki se? Mutuntu narindi Ngwino nkubwire. Biteze wari uri mu biki? ndimo kubika amakaye. Genda uzane intebe nkubwire. Genda uzane intebe wicare hano nkubwire. Umeze Meze neza urakomeye cyane. none se Anje Karame yewe buriya rero nanze kubyuka ngo nze nkurebe nijoro. Buriya watashye sangaye mu by'ukuri? sisi saa moya. Buriya watashye saa moya? Nazo zari zitaragera hari nka saa 12 gutyo. Nese ubu ni njyewe utareba telefone yanjye se isaha yayo yarapfuye? Ntabwo yapfuye ariko ntabwo natashye bwije. None se reka nkubaze ku ishuri mutasangaye ku buryo watashye ari amasaha? Rigara ahantu ni kure no kugenda n'amaguru umuntu aba yarushya akicara. Nese ko mbere hose wajya gutaha kare ubu ngo nibwo habaye kure? Mbere nyine twatahaga hakibona ariko se dusigaye dutaha saa 11 n'igice. None Anje waba utangiye kujya mu ngeso mbi ko? Oya iby'ingeso by'ibyo ntabwo tunzi urabizi ko ntabikora. Hello
Nyiriwe neza. Ndakumva kabisa. Ya. Kabisa. Ya mafaranga se yabonetse. Numvise ngo bapakiye imodoka ebyiri z'ibirayi mubabwire babanguke nta kibazo. Anje umunsi papa wawe yamenye bino bintu dore mba nakwihoreye. Erega nawe wakagombye kumubwira akajya itike nkategariya kugenda n'amaguru umunsi. Ubu nibwo ukimenya ko hari ahantu ari kure. Ni kure na basi nawe uzaza tujyane wumva ukuntu ari kure. Njyewe nza tujyane ku ishuri. Ukuntu amaguru anza yanjye. Subana umunsi yagukubise. Akubita ngiye wese. Uretse hazakubera hafi bikurenge. Kamwihorere. Aha. Ko mwiyizeye so nawera. Yango muri kuva mu ntara mu kanya muraba mugeze ino. Mubanguke. Ya uze kundeba tuvugane twongere dupange kuri za gahunda. Ndakeka hari ibintu neza. Ya uze kuza kabisa ndagutegereje. Ngize amahirwe musanze hafi girlfriend wanjye nene. Meze bite? Muraho neza. Meze neza. Byagenda. Ugiye kumuneza. Aha. Kibindi sari. Umusisi ari mu gikoni. Kibindi. Kibindi rero nawe mana yanjye yari mu bikoni bye ntago ashobora kumva abantu. Wese aracyuye. Kibindi. Karame. Ako kibi wabaye ute? Wumva babagaya inshuro zingaye uburi he? Ono kimeze. Karame mabusha. Ubuse uje kunyarika ko mbona uzanye imami yanga. Gamba ndi mu gikoni nakazanyije. None biravuze ngo niba uri mu gikoni uzanye imami yo hano. Ikintu biti cyakura mbare kubikurikirana ku murongo ntubizi mabusha ariko mbakunda kwemera. Twabamo ibinyugunyuga bamiki. Ibintu bitari byuzura ariko ndakeka ko uzabyuzuza. Nta kibazo. Kamanzi. Danini intebe umushyitsi. Harya uracyasoma ku gasembuyemo. Subiza ariko nawe urabizi akantu so akavaho. Nako akavaho. Zira shika wicara. Meze bite? Rebera umushyitsi. Nawe simwari mumeze mute sinanga. Ibibazo gusa. Bisa natwe akazi karadutwaye. Umuhungu wese wa muhungu wese na wahora n'iki ku bintu byatuyobeye muri iyi minsi. Ibibazo byabaye ibibazo ariko nta kundi. Urakoze Sansa kabisa. Cyaka gira ni cyaka cyari kinange. Kugira ngo ubushyuhe bwe ntibumeze nabi. Rubi uzanye ikimami yanga. Oya urabizi ko mabusha usigaye ugabura neza. Urabona ukuntu wanganye ikiboko kiri gutetema. Menyera. Ako nagasuzugura utangiye ukanavuga unkoraho. Jewe ndaguhemba naguhemba. Mabuja se ni mama. Uza hano tuvugana nje nawe twavuganye ko nzajya nganira nawe ukankoraho. Nyine mabuja ariko nta kibazo. Ntutsiga imbaraga samba. Umva ikintu nshaka kumenya. Uyu mwana w'umukobwa. Jewe ntago nari ninaniwe niryamye. Uyu mwana w'umukobwa nijoro yaje sanga. Uyu nguyu yaje sanga. Konjya kukuvuga ukandeba. Uyu mwana w'umukobwa binasigaye akora guteranya amana. Izina ry'Imana. Ejo bundi yaje saa moya z'ijoro. Saa moya? Nuko watabawe nuko nagukinguriye. Abakozi bo mu rugo mwabaye mute? Wagiye umenya akazi kawe akanduka. Asubwa arimo arakubeshyera. Atabeshya se. Mupfikise wowe nawe mupfikise. Oya yaba ari mu masafuriya akamenya ibiri kubera mu. Araza akamubura. Kuva ryambura se kuva ryari. Niko se boss wanje. Ko nako kazi rero usigaye warabuze. Kweri urabura akazi siko kari hafi gupfa burakaze. Nta kundi. Ariko se mundereka nkubwire sibyo ikintu by'amadokima tubishyire hasi. Sibyo tube tubirambitse hasi tuganire nk'abavandimwe sibyo nk'inshuti duhorana mu buzima bwa buri munsi barumbwiza ukuri ufite ikihe kibazo bro nk'umugabo mugenzi wanjye twakuranye urabizi
buretse kuba dukorana mu kazi ariko urabizi mu bwana bwacu twarabanye twariganye twakinanye umupira twatubanya kondo ubuzima bwose mani nanyuzemo nawe urabuzi ibyo ntabwo ari byo unyibutsa reka nawe ndabizi mfite ikibazo kinkomere warangiza ukambwira ngo turi inshuti utanambwira mwana bro ariko urabyibuka ko utari warwubaka nje mu gihe nararushinze buriya hari ibibazo abagabo bahura nabyo ni ibibazo by'urugo aho ngaho ibibazo by'urugo ndayamanika fata telefone nafite telefone mama ntabwo nafata umwanya wo guhamagara ticha ubwenge bwaburiye muri bara basore ubundi wowe waba uri mu masafuriya ukamenya ibiri mu nzu amasafuriya ni amasafuriya suza rero jya umenya iby'amasafuriya yawe kugaburira ariko njye wari wabona naje mu muntu kumva nawe uzariha amafaranga y'ubusa ticha za ngo ngakore tidakamubura ibyo bintu haguruka ugenda akumabuja nyine umenya akazi kawe ngiye n'ukamenyere nzibaho se nyine niba nkora umva wowe ureba hano jya koza amasafuriya ubundi ucingukeho niki gisigaye kigucura ijoro niki gituma utaha amajoro ariko ntabwo nabura kukugira inama nka mukuru wanjye nemera nka girlfriend bro mu bantu binizera nawe ndakwizera ntiwamvamo urabona maze imyaka hafi 2 nshinze urugo ndabizi se ntitwabutashye ndabizi ariko njye na madamu nta mwana turaronka ariko mwana girlfriend reka nkubaza ndabizi ndakubaha sibyo ariko mbabara mbwiza ukuri ikibazo cyari cyuko mutarabyara kiri kuri wowe kiri kuri madamu ntabwo mbizi ikibazo uwo kiriho hagati yanjye na madamu mbese nkubwiye ngo ninjye cyangwa se ni madamu naba nkubeshye naragerageje nta kuntu ntihirinze cyane bya bindi byawe by'akazi kenshi ukaza ukaryama ukahita umanukira ukahita wisinzirira ko ku kabariro nta kuntu ntabigenjemo urabimanuka neza nari tugatuze nkora iyo bwabaga nk'umugabo ariko nk'ubu nza kubibwira so nza kwibwira se aguhonde ugomba bari uko agukase ukuntu kaba kiryamishwa inkozi y'ibibi gusa ubwo nawe wumvise amagambo ya Kibindi none utangiye kumva ntayumva Kibindi urabona ari umwana muto kubwiye akubeshyera se mama cyagenze gutano none uraje anje basuzuguye mama kaye kugukubita so amobe ko ngukumbuye mere kagusuzuguye se none kasuzuguye akarumuna kawe kaba kantesheje umutwe waba ari kumbeshyera ngaho genda mva imbere wese bimeze bite ngukumbuye urankumbuye umeze utese reka ntabwo nese uyu munsi noneho ko waje utamamagara yagenze gute kandi ubundi wajya kubanza ukamamagara n'igihe mba nataye umutwe nkavuga ati ke njye kwirebera mama yenda ndaruhuka wataye umutwe ariko mani nawe ndakwizeye kuko twarakuranye na bya so bizi ukuntu najyaga nibeta nkaca ku ruhande wigize ugana kwa muganga se ngo gende basuzume mwana igihe kimwe mba ntekereza kujyayo ariko mba numva afite ubwoba nk'ubuse basanze ari njyewe ikibazo kiriho nabyakirane mani ibyo bintu ntikajye biguteraho ikibazo sibyo none se mani reka ngiye nkufashe sibyo yego gana ikigo nderabuzima jya kwa muganga sibyo hari abadogiteri mani hari abadogiteri twizera kandi bariho bakora sibyo iyo uzanyemo muganga ko mbitangira ubwoba bro oya mani nta by'ubwoba sibyo wowe icyo usabwa kugenda na madamu sibyo hariho inama mani babagira none se bro kamubaza ikibazo nawe bizi basanze ari njyewe utabyarumva madamu yabyakira ate mani nose se mwashakanye mukunda mama ibintu birakuyobeye cyane ariko se mwana wanjye k'Imana ari itanga k'Imana yituma umuntu aheka wa mwana wakihanganye ariko mama si igihe gishize nkoze ubukuri kucyumva nyine ndimo ndacyumva so nibwo bwa mbere wakumva umuntu watinze kubyara nyuma akaza kubyara ubuse mabukwe atekereza ngo iki koko ubu mabukwe atekereza ngo iki umuntu wese nyoko bukwe nyine ujye umwihanganira atekereza nk'umuntu wowe uhanga amaso Imana tekeze ko ndi umukazana utagize icyo maze none se hari ubwo azaza kugukura mu nzu yawe hari ubwo azaza kugusohora se sibyo hari ubwo ushobora kujyayo hakaboneka ubuvuzi ibintu bikongera
mugasubira buzima mukabyara ariko nyine ntabwo ari byiza nyine kwirana ikibazo utakigejeje kwa dogiteri sibyo uba ugomba kugerayo bro namungiriyeyo niyo ako wasanga wenda ari uko ngiye ntarubaka sinzi uko zubakwa sibyo ako ngiye mbona madamu wawe aritonda mbona mbese madamu wawe mani sinzi sinakubona ukuntu mbikubwira madamu wanjye aritonda cyane byarantungura buriya uzi niyo mubonye kidatambutse gutya ahubwo nudacunga neza hanze bazamugutwara. none se mwana wanjye mbabarira umfashe umbwire mu buriri ubona abikora nta kibazo byari usibye kuba nyine muri iyi minsi nawe atangiye kurambirwa. yarambiwe yarambiwe pe uri kubona ko nta mwanya akiri kumpa. ibintu ni ukubijyana kwa muganga pe buriya nyine aba yumva nawe aruhira ubusa. oya madamu wanjye ndamwizeye arankunda kandi nanjye ndamukunda ntabwo yapfa kunca inyuma. Okay ariko ako kantu gatekereza ko kwa dogiteri yandaza kugatekerezaho nsubire ku kazi sibyo njye no madokimanye tunganye neza ko turaza kongera gusubira ndaguhamagara. hari utuntu twari dutunganye genda dutunganye neza kandi ndakwizeye. ntacyo nari bipose pe ubwo ngubwo turaza gusubira sinagomba ngo merekeze ntaribi sibyo se sawa siko bimeze. mama ibaza asanze ari njye utabyara. humura mwana wanjye humura ntabwo ari wowe sibyo. oya humura sheri humura imana irahari sibyo. imana irahari sheri imana irahari sibyo. humura sheri wanjye humura kandi komera shikama ingo ntabwo ari ibintu ugeramo ngo wihe ibyo ushaka imana niyo itanga sibyo. mama ngenda adasanga nahari akanarakara akavuga ko nsigaye nirirwa ngenda atazi aho nagiye kuko ntabwo namubwiye ko nje kukureba. ndakuvugisha yenda nkubwire uko bimeze ariko birakomeye pe birakomeye. ntacyo ngaho genda mwana wanjye sigarane n'imana baye. imana ikurinde ugenda amahoro. Mana ibi ni ibiki koko? Mani ishimwe ndarakubonye mubonye nanagushakaga. Mubindi njye mba ngira nkuceho nanakuganiriza. Oya ariko niko bimeze mani ibintu byo kunganiriza byo ni sawa. Reka nkubwire. Ejo ndi ko naje wanyu nkajya kubona nkabona wizanishwa biriya bintu byo kunyumuri ya mwana kandi kubiziko mba nakuguriye n'akantu ubu uri mu biki. Nuko utazi none ibintu mabuja asigaye dukorera. Akibiki wo kare mitwe. Mabuja yaranyishe wakintu. Ngize imana ndakubonye turize nkubonye nanagushaka. Wowe ndabura mani ndabura nta birenze. Ngiye berega mba ngira nanagusuhuza. Oya kunsuhuza birumvikana ariko nawe ntabwo nsuhuza gutyo gusa ngo ugendere ubusa. Akumva njye mva nkubwire. Mabujuza ibintu yarankoreye ejo bundi. Yankingiraniye muri toyi. Uri kumva ngo ngomba kuva nayibaza umwuka wo muri toyi mani ngo ngomba kuvamo ngo mvuze gahunda zuriya mukobwa. Uri kumva rubikangira sibyo nta kintu na kimwe natagukorera kugira ngo mbone uriya mwana. Akijoni byarambabaje ukuntu naje mwana ukameza inyuma y'urugi kandi ubizi ko mara kuguriye n'akantu mwana. Se mani njye nibaza ikintu gituma agasambiri agasatana yewe gatata uriya mwana umukoreba iki bituma azazirasa. Nta mwana nyine hari ukuntu njya mukora urumva ngo nyine ubundi kandi ubu wabona utaranabikoraho wazambwiye se karakana ziba gicucu uramumenya njye umwana wanjye nindangiza njye kumugiriraho nyine umve niba ngereka nkubwire sibyo ngereka nkubwire nge ndashaka yuko uri kumva burukuje gitano nese mabuja kandi yarambwiye ngo niwongera ngo kunyura ngo mu gipangu asigaye asinzira amatwi ari ku gipangu. Mabuja wawe ranze nzajya nkunyuza hejuru hanyuma nge nkukubite na shambure yanjye uhita umumenagura. Uri kumva nge nzajya mbakorera deal neza. Naribi
wowe nta gitanu ariko mani ntawe ujya ukoresha fast mani ngo usigaye umurumbya mani oya mani ntago ari ukumurumbya rega mwana uriya mwana yangezeho nanjye mba numva mani tutatandukanye ese ujya ngo umuntu akora iki gusa nawe jya undabura urabimena bikavuga nanjye nzajya uriya mwana da okay ntaribi twose mu mwana ntaribi ubwo ko ngiye kangereho mo sibyo nimara uzajya usanga ni icyakura giteguye fresh uri kumva wowe icyo gitanu upfa ko ukimena hariya ntaribi ubwo turi kumwe uri kumva wowe urumva kamutema akantu k'icyayi se wumva niyo mpamvu nkwemera buri ku buryo ejo ajya mabuja nzanaho ibintu ngo byanywe ngo nkwe wowe gufashe zino sex ugenda unywamo amata wumva nari ibingibi bo bindi tuzatubivugana niyo mpamvu nkwemera urumva ejo nindamuka nje kukureba tazameza hanze ejo mabuja wawe zaba hari ejo mabuja niga nta gihe ataba hari ntubizi ko umugabo wiwe aba yagiye mu kazi mani hanyuma ubwo nkazajya mubona ute wowe uzajya uza ese niyo wakubitaga mpita mbyumva kamwe cyatubiri ubwo ntubu byumva wowe bayi rero okay ntaribi ubwo ejo ni gahunda tuzayigwa bica ibintu ase urumva nagupfubiriza mani okay sawa sawa rero ngashika umunsi urize ariko sawa ntaribi mwana Nyagasani usa umugabo ndamuhera hehe mubwira ngo tujye kwa muganga usa arabyumva usa ahubwo arabifata ate nimba imubwira eko ntayandi mahitamo ngomba kubimubwira akabyumva cyangwa akabyanga kuko nanjye nahita ndafite icyo gukora. Baby none se kuba ntaye mu nzu Shiri shano kwitekereza biba bikenewe cyane ntabwo ubibona niki kitagenda neza se Shiri karame wagira ko kwigira umwana koko ntigira umwana ahubwo usanze hari ikintu ndi gutekereza niki hese mugore nkunda waretse tukajya kwa muganga tukareba ukuntu ubuzima bwacu bumeze. Shiri ugeze naho gutekereza kujya kwa muganga kandi nese ubaye iki kandi rega tugomba kujya tukareba ikibazo dufite rega bino bintu biranababaje. Sheri oya ntago nabyemera ntago ngiye kujya kwa muganga ndimo oya uzagende wenyine. Sheri basi nyumva rega birakenewe kuko dufite ikibazo nese ubona imyaka 2 ishize muri uru rugo nta mwana naki nidukeneye kujya kwa muganga bakamenya icyo ubuzima bwacu bufite. Sheri rwose ngiye numvaga kujya kwa muganga bitari ngombwa. Oya byumve tuzajye kwa muganga sibyo nitujya kwa muganga bizadufasha kumenya ikibazo dufite kiri gutuma tutabona umwana kandi urabizi umwana ni ingenzi ku muryango wacu. Wareka tukajya kwa muganga kwenda twagira amahirwe baduha n'imiti tukahita tubona umwana nukuri birambangamiye hafi imyaka 2 nta mwana dufite koko. Sheri reka nigire mu kazi nkwihorere. Sheri banzu nyumve basi banzu byumve mere tujye kwa muganga kandi bino bintu ni ingenzi ndi kukubwira. Harya Sheri sinumvishe ngo umuryango w'iwanyu mufite umuganga. Sha muganga arahari kandi atugira n'inama. Uze kumuhamagara aguhe rendezvous none hejo tuzajyeyo ngiye mu kazi nta mwanya mfite. Sheri basi urakoze kandi ndagukunda nimba ubyemeye. Arazitsu. Kuko nizere ko bizarangira ntabwo twagomeza kubaho nta mwana tukiri batoya. Nzite kamanzi. Ni sawa kabisa. Niwe wakuze bingana bityo. Cyane mo biraza. Harimo nta kibazo kabisa.
ariko wicaye hano muganga urabona neza bravo amakuru y'iminsi fununguye sera ndatunguye mvuye ku kazi ndavuga nti ntazi uyu munsi nta wundi munsi nzabona ni amahoro se ni amahoro nubwo mbagendereye nihuta ariko nyine n'ubundi ni kuri za gahunda izeye ko ibintu mumeze bimeze mute se neza. Devere kwa kundi nyine nibyo by'urugo rutabyara ariko ibyo bintu ntugakunde kubivuga cyane ntabwo uzi ko byangiza umuntu mu mutwe ubwo umwana nawe n'umugisha ubwawe ushobora kubyishyiramo bikarangira utabyara yewe umwana n'umugisha iyo yabuze ibintu byose biba byahagaze ariko si igihe cyari cyaba kinini koko Devere kinini ku mugabo hanyuma kuri wowe kuri njye kuko mukunda nakihangana niyo yaba imyaka 5 rero mu kwihangana kwawe ntugakunde kubivuga cyane none se umugabo nawe ajya abivuga kenshi ahubwo akunda kubindenganyiriza kumva mukeneye kuganirizwa yagiye no andenganya kuva cyagihe mwaza kwa muganga nta kintu yakuyemo ahubwo akambwira ko njye bandeze nabi ariyo mpamvu nabyara oya ntabwo ari byo kandi rwose mugomba gukomeza urukundo rwanyu kuko bibaho umuntu agatinda ariko umwana akazaza sibyo ibyizere kuko uri muganga uri kubimbwira uti igisubizo njyewe ndabizi neza ko bijya biba wese nta bantu uzi uri kunyizeza ko tuzabona umwana muganga we na Sara ntabwo uzi ukuntu yabyaye ari mukuru nanjye se nkajya mu myaka nk'iya Sara deja ubwo ntabwo byakunda ariko biriya bitwereka ko Imana ishobora kwikorera ibyayo uzi ko haciyemo n'ayandi mezi ndakeka umugabo yaba yaransize kuko byarahindutse ko hakunda ubizi ntabwo ariko bikiri pe oya birasa turasabwa ko tubaba hafi si byose umugabo se yagiye shamenya yagiye mu kazi sinzi nakimbwira naho yagiye ntabwo nyikiri umugore si umuntu utabyera urumva wamubwira ngo ndagiye ariko wowe icyaruta uje komeza umwubahe mubwire neza nakubwira nabi wowe umurushe neza sibyo ntabwo namubwira nabi kuko ndamukunda yaranshajije mba numva amakosa yose ari ayanjye nakosa ajya agira mba numva ari igisabyaranye impamvu numva amakosa ari ayanjye ese ko nta kintu aba atakoze aba yakoze ibishoboka byose mba numva nyine ari njye ufite ikibazo mu ndani gituma nabyara bibaho ntabwo wapfa kumenya hari ikibazo ibyo bintu umuganga niwe ubimenya akamenya ngo runaka ese nkaye muganga kuri kuntera amatsiko wabonye ikibazo ari ikihe umugabo wese ntagakimbwira aho yagiye aragenda mbona agiye akagaruka sheri bya sheri ntibikiba hano ninjye uhatiriza nkamubwira mugabo mwiza ariko wenyine sigaye ndeba sinzi ukuntu asigaye ndeba cyane ukwihangana rero Divine bibaho ariko iyo muri wowe wumva ko bizakunda bigeraho koko bigakunda si uko ko bizakunda bizakunda cyane mbona umwana nanjye mbyare meke umuhereze ibere umugabo ageze ati mama runaka Divine rirangira bizakunda maga nawe mu cyizere kidahari pe nukurikira utari no kumbwira igisubizo wabonye ngo tubwire byibura na igisubizo rero turaho nari nciye hano kugira ngo mbasuhuze nari maze igihe n'ababona nari bakumva ariko se mama we noneho twibutse utera umwana aragenda akibagirwa na nyina umugore ni byiza do yakona sigangana ndabona yarabaye inzobe urukara rwavuye yego mana n'ubwanwa bwarameze akazi kaba katubanye kenshi uba wita kuri kiriya kigore cyawe cy'urubere kitanabyara mana ngiye byaba ngaba byaranyobeye kubahane si iki ntese arubwo mubyara iyo murimo kuvuga kuri madamu wanjye rwose madamu n'uwabyaye di uri kumva oya ngabone muceceke yaje kuducira umuryango gusa no kurya ibintu akoze ko umuntu yabyaye akagura umuryango aribwo biba byiza mu muryango mwareka si cyo iyo ngingo tukayivaho ariko mujye mureka abantu babwiza ukuri cyane wowe utabyara ubundi ko mbona muri kumuburanira cyane
ndakeka ariko atari cyo cyari kinza kugira ngo tubiganireho. Ngaho uvuga icyakugenza. ahubwo nabwo reka nze n'umurebeho mbasuhuze tunaganireho gato and then ngende. ndakwinginze ukabyara we basi mbwira njyenyine ntabwo ndi bubimubwire ndabigumisha mu mutima wanjye nawe azaza akiyumvira ariko wabimbwiye ni kuri ntabwo ndabimubwira nyizera. Nawe niduhura utarabivuze nawe azambwira gutyo azambwira ngo muhe igisubizo kandi mutari kumwe. waciye inkoni zamba basi ukambwira wambabariye ndakwinginze basi ubu umubyeyi bwa nyuma ungirire impuhwe kuko birambangamiye. Ni ukuri ndababaye urugo rwanjye ruri gusenyuka ndeba. Wibabara wenyine basi rengera uru rugo rwo gusenyuka. Reka ntiguhe ubwo bizaba ngombwa ko ngaruka. Ni ukuri utabigize neza. Isubizo niki Haranu naciye gatoya uretse ko uyu munsi ndi bukora ijoro. Haranu nari nabanje kuva mu rugo nikoza ahantu mbona kuza hano. Aha. Numva bitoroshye. None se bimeze bite? Mwagiye kwa muganga? Ntimwagiyeyo? Kwa muganga ninde ufite ikibazo ari wowe nawe? Ya twagiyeyo muganga twavuganye. Natubwiye ko ari buze kutwoherereza ibisubizo. Mwaripimishije mbese? Cyane. Basanze ndi ufite ikibazo. Oya. Muganga yatubwiye ko araduha ibisubizo uyu munsi. Ntabwo turamenya ngo niba ufite ikibazo cyangwa se niba utagifite hagati yacu na madamu. Katurindire. So narinciye hano rero ndi bukora ijoro. Reka mbe mbasezeyeho. Sawa ntacyo ubwo. Naho ubutaha. Baratubwira uko byabimeze. Mama uramutse. Sawa numara kugera mu rugo. Mwana wanjye ndahangayitse. Numara kugera mu rugo ukabona igisubizo uhita impamagara umbwire basi. Ndaza kuguhamagara. Umbwire. Kuko ngewe nkeneye igisubizo byihutirwa. Sawa sawa. Ndebe ko ari wowe ufite ikibazo cyangwa se ari uriya mugabo. Ibintu ndi kubimenya neza simbisobanukiwe nsobanurire. Rero kubisobanurira nta kundi wowe nta kibazo ufite ahubwo umugabo we ufite ikibazo ariko ikibazo afite kiravurwa kigakira mukabyara mugashira umugongo mukororoka. Ubwo rero iki gisubizo uraza kubimubwira uretse ko nanjye ningera mu rugo ntuje ndabibashyirira kuri email imwe. Murakoze. Kandi mukomeze kwihangana kandi bizakunda sibyo. Ubwo ngubwo tuzavugana igihe muzazira kwa muganga mwongere mufate amahugurwa abaganga bababwire uko bizagenda step by step sibyo. Ganga abakozi Imana iguha umugisha. Kubera ko ntabwo ngenda rero kwihuta ubwo sisomerekeza ariko nakugeza hano kwirembo. urakoze cyane nawe. Nari bagiye fone yanjye nukuriye telefone. Aka kanya bituvugana. Ngenda giye. Turagenda cyane gutugenda. Uramerekeza cyane nagumerekeza. Umva turajyana. Uramerekeza cyane nagumerekeza. Turajyana kubera yuko nanjye ndahangayitse. Ndebe ufite nta nubwo ndindira arimaze kumubwira ngo njye mpamagara. Oya ntabwo ndindira kwa mpamagara. Nta nubwo ari butumembara ni kariso. Tugenda. Hano umukobwa nagera
nyine nawe bizaza mu minsi iri imbere ntiwamenya. Sinzi nahari gusa ni karibu. Komera. Meze bite? Komera mutasa. Bite bara nawe aho sozo biti naguma muherukana. Ase niba. Ndani mabukwe. Nabengwa ko tukwibwira wowe niba utaraje mu bwo ngo tubone ahubwo wadufasha ukasezera uno muntu ko tugiye kuvugana nka family y'umuryango. Bitangaye se dufashe nyine hari tugiye kuvugana nk'umuryango umusezere ugende. Kandi ugende ntabwo nakwivanga mu by'imigeraho. Ndakuvugisha kuri telefone muvandi. Mama umeze neza se? Yego meze neza wowe. Anje meze neza nari. Aha. Besa kichara mbele. Guma. Umva rero. Mubinzanya nawe. Ni nawe nzanya hapanze. Nta nundi. Ubise ibisubizo bazanye. Yabaza ibisubizo bazanye bike. Abimaye kuri mail. Ngo kuri iki? Ine. Ukeneye ibisubizo baguhaye kwa muganga. Kandi simvuga amagambo mwana waba biza mese tubirebe. Simvuge byinshi. None se urabizi. Mwana wanje wasanze ikibazo ari ndugifite. Mwana wase mwana wiki. Dema tazana ibintu by'imishinga ko hano nta mikini hari. Uri kumva? Naza n'ibisubizo bamuhaye. Bite byawe? Wowe waje kuzuza toilette hano. Kiberere gusa. Waje kuzuza toilette hano. Ndakubaza. Ariko gabanya amagambo. Ariko yahe magambo? Waciye mu. Niyerekana umwana. Ese ubwo aguma mu rugo. Cyangwa se niba nawe asohoke. Usanze umuhungu wanyu ari urwa. Waciye bugufi. Igeza gusa uri uri kumva? Mbwira rata mwana. Nyibwire. Ndabona uri muri azana by'imikino nta mikino hano. Uri kunyumva? Nta mikino iri hano. Rero mbabarire. Habaye iki mukobwa wawe? Asumbabarire ninjye ufite ikibazo. Ngo uvuze iki? Rimwe ngera kuri gatanu ko uko byarire nakurenganya. Uko byarire cyo kabiri. Ururere. Ntabwo usigera ucoka n'umwana muri uyu muryango kagira vuba. Ntabwo bisigera bibaho. Basanze ari ufite ikibazo. Oya. Sohoka agira vuba. Ntabwo ibyo nabyihanganira Veredia. Icyo twari ntabwo bishobora niba nawe uhari. Sohoka. Ntabwo bishoboka. Ntari mbare rimwe kabiri gatatu. Wamviriye mu nzu y'umuhungu. Umva mubwire ugende ubu byabira kugira ngo umuryango w'iwabo ngo nibyo sinabikubwiye nibyo ukabindura umusazi haguruka nagire vuba nasohoka rimwe kabiri nakikubona muri ino nzu ikitari tugutegerejeho ni umwana ntawe ubwo rero gahunda usohoka ugende wagira indeba n'amaso y'umuhora byarangiye zamubona ari ngigufitiye ukumva ntazo ese bari ko ndabutangira haguruka ariko ubundi uri mu biti ariko mwe buretse haguruka igenda ryose ntujugunye hanze haguruka ko badeshe umugore utabyara abana wanjye rego witayemo nta n'ikintu uzaba haguwe yashinjishe mu ntebe we nasohoke nagere vuba sohoka ariko ko sohoka ndi hano uri kurira nde zira mu nzu y'umwana waje kunyuzuriza toilette y'umwana nta n'isondorera we uretse ngewe haryagira ngo ari ni burake nese mbona uhagaze hano sohoka gira fata zana ndabona nawe mushenjekeye wagira fata sohoka ugende sinzongere kubona isura yawe mbona we twakubwiye ngo navuze ngo sinzo nta mbabazi ziri hawe uko ndekura Senda we, senda.
gira vuba abashenge cyabashenge kikagira ngo we twara kujya nikore wibeshye soke ngusanga aho ngaho